bigaragara ba Sheikh na hayo Ramadhani bariya na bari aba Abdurazaka subhanallah Sheikh ari abana batoya bafite nk'imyaka nk'icumi yewe ngeranyije nabonaga hayo bashobora kuba bari mu myaka 8-9 kandi umugeni namaze kujya muri za 20 noneho bavuga ikintu Ivan kabona umwana agisubije direct ako kanya bana bakubita muri system yo Quran cyo daris ni nka twabase niki ni nka homework ni isomo buri butare twatanaga nini homework buri munsi uzaza ugasomera ustazi aya uzasoma ejo Sheikh umwana nko kunyunguta ye ntibadenye baguza nko kunyunguta ibyo byaramvunye noneho rero tukajyani tegeye kandi dufite abantu benshi baturyega muno gasanga naho ngo ariko ngo wigahesha kumwambara uniforme nziza kamubwira mwigikisa kamubwira avuga ngo gusije bizakumarira iki wallahi ani ntabwo kuba abakristo ntabwo bazi diru zacu ntabwo bazi ngo ugiye mu biki akubaza ugabana n'umusilamu Sheikh mwabura mutsa bana uniforme ko ari nziza usigaye wigahe wigiki kamubwira none se ubyo bizakumarira iki wallahi kuri kwiga ibyo nabyo byagiye bica benshi muri bagenzi banjye intege basanga wakwize gukanika Sheikh reka ngo urugero rw'abantu abatanu ngewe nzi twari twiganye mu ishuri gutyo bambaye uniforme ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru bakabireka ngo bababwiye ngo bajye gukanika Sheikh bishwe n'urumogi burundu bishwe n'urumogi ngo barabiretse ngo baretse gusoma Quran ngo nubwo Quran nta kizabamarira bajya kwiga mekanike ariko yarapirana iyo duhuye nk'uwo mwamurwana niki ubu muraruhira iki ese burakanika ngo uzabiki ese ngo nubwo nawe ubwawe kweretse maze gukora subscribe yego dore nakoze na share nayitanze ku bantu bose mfite aho ni sawa ubwo urumva rero kuva bamaze gukora ibyo bintu byose uzajya dukurikirana 100% nakakazogira ngo nwe wagashizeho yewe ubu biganiro bya Minani tuvugiye kujya imbona nkubone bone bizira kujya ubwo tarara uploading ntabikubwiye nuko nguko nyine igisomo cya Quran duhurira rwose sawa نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشimwe kandi asangizwa Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha misakare ku nwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakunza kumukurikira dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri abo ngabo Allahumma amin. Nama bavandimwe rero mudukurikiye ahangaha ni kuri Minani Ismail TV nk'ibisanzwe imbere yacu kuri kamera muri kubona umutumirwa w'uyu munsi aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Rero nimba utarakora subscribe ikore vuba hakiri kare kuko uri gucikwa n'ibintu byinshi. Aha no honyine wasanga ibintu byiza ibiganiro byiza byagufasha kuzamura imani yawe ndetse no kuba hari icyo wahindura mu buzima bwawe. Naam, rero turatangira n'umuvandimwe atwibwira umutumirwa wacu uyu munsi na Sheikh Fadhal. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هنجي شيء الله سبحانه وتعالى أنا سبب المهرون مجيشا intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yona mu rugo rwayo n'abasangirangendo bayo n'abemera bose muri rusange babandi bakomeje gushikama ku migezo myiza twasigiwe n'umwana gatifu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muvandimwe munyamakuru urakoze. Amazina yanjye nitwa Maniriyo Ali, abanzi ku izina nanone rusange abantu banziho cyane Rukumani. Hari abanzi ku izina rya Rukumani inshallah ta'ala. Murakoze. Naam, barakallahu fikum. Ndakeka rero umuvandimwe mwamaze kumwumva abenshi muramuzi. Icyo gihe rero ngo dutangire insanganyamatsiko y'uyu munsi tumenye se Sulaimani. Naam, nicyo gihe rero ngo dutangirane n'umuvandimwe kutwibwira amatsiko twibwira abenshi muramuzi umuvandimwe Ali Rukumani kuba muzi kuri Rukumani
rero ahangaha hari ibibazo twateguye tugiye kuganiraho, inshallah uragenda udusubiza. Tugiye gutangirira ku kibazo cya mbere. Naam, abenshi barakuzi nk'uko batwibwiye, ariko uyu munsi tugiye gutangira ku kibazo kigira giti: urugendo rwawe mu kwiga Qur'ani rwatangiriye hehe? Muri make uraza kutubwira se uko watangiye kwiga Qur'ani, wari ufite imyaka ingahe, ubuzima waciyemo n'ibindi bigiye bitandukanye inshallah. Murakoze. Iki kibazo umbajije cyuko urugendo rwanjye mu kwiga Qur'ani igihe rwatangiriye, gato njyewe ntabwo navutse ndi umusilamu. Navutse tabani kuri kamere y'abana bavuga ari abayisilamu mu buryo bwa tawhidi. Iyo bakuze bakagira amahitamo yabo yo gusenga, ntawe ukibahitiramo, aho ngaho niho wenda baba bavuye kuri kamere y'ubuyisilamu, keretse uwo Allah agirira impuhwe akamuyobora. Navutse rero mu muryango utari w'abayisilamu kuva nkiri umwana mutoya kugera nabura nko ku myaka 22. Kugera nko ku myaka 22 nibwo nabaye umusilamu mu mwaka wa 2001. Mu mwaka wa 2001, alhamdulillah. Ubwo rero aho niho natangiriye urugendo rwo gushaka ubumenyi mu dini y'Ubuislamu. Kuko ngiye maze kuba umuyisilamu, nta gihe kinini byantwaye kugira ngo ntagire gushakisha ubumenyi ku dini y'Ubuislamu. Urugero, nabaye umusilamu hari mu gisibo cyo mwaka wa 2001, ndetse hari ku munsi waho wa gatatu nibwo nabaye umuyisilamu. Hashize iminsi 3 numva inkuru y'abantu bagomba kujya mu mahugurwa y'idini amara. Icyo gihe ntabwo nari igihe ayo mahugurwa azamara, nakimenye gezeyo. Hari amahugurwa yaberaga mu kigo cy'amahugurwa cyabaga i Shyorongi, hariya mu murenge wa Shyorongi, ku musigiti waho, yakoreshwaga ngira ngo n'umuryango bitaga ADF icyo gihe. Ishobora kuba yari itaraba ADF, kirari Muntada. Hanyuma ayo mahugurwa rero niyo nagiyemo bwa mbere. Yari amahugurwa y'amezi 3. Namenye igihe amahugurwa azamara ari uko ngezeyo. Reba nawe umuntu wabaye umusilamu mu minsi 3, noneho ari no mu gisibo, taramenyereye mu myaka 22 ubwo buzima bwo kuba abantu bashobora kwirirwa inzara nk'uko bajya babivuga. Ariko mu by'ukuri twebwe ntabwo twirirwa inzara, kuko ntituba twabuze ibyo kurya, ahubwo tuba twigomwe kurya no kunywa kubera Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Aho nagezeyo basanga hari imbaraga nyinshi zigomba gukoreshwa. Icyo gihe nshobora kuba ntari mfite, ngira ngo nahamaze ibyumweru 2, nza gusaba yuko bansezera aho kugira ngo umyenje n'abandi, mu buryo ko nabonaga ntabishobora. Byari byanze. Ubwo ibyumweru 2, ariko ibyo byumweru 2 nahamaze nahuye n'abashefe mashallah bakoraga nk'abikorera. Subhanallah, abashefe bakoraga nk'abikorera. Harimo umubyeyi wacu akaba n'umwarimu wacu, Allah mugirire impuhwe, aryamye, Sheikh Rwabakika Rajab Sulaiman. Harimo abashefe bariya bitaga Yusufu Bizuru, na Allah mugirire impuhwe, aryamye. Harimo abagabo nk'aba umustazi bitaga Suwede. Harimo yani ntabwo mbibuka bose, ariko buribuka nabo ngabo. Navuyeyo nzi gutawaza, Sheikh, nzi gutawaza neza, zino gusoma isura ntabwo 6 muri Qur'an, ariko kuri bwa buryo nyine bwo mu mahugurwa. Alhamdulillah, ndagaruka ndaza. Ari umusaza Nyagasani murinde, umusaza bita Mzee Rukumani, buriya tugirana isano mu miryango. Mutekereza uko byagenze, arabyumva nk'umusaza w'inararibonye, uzi imvune abantu binjiye idini bagira, na juhudi baba bafite mu gushaka ubumenyi. Si nyine izo challenges bahuramo nazo baba batari gushobore kwihanganira wenda bamwe na bamwe. Anyohereza ahantu bita Kamurindi, noneho ubwo bameze tugiye mu kwezi kumwe. Kubera ya minsi namaze hano mu mahugurwa y'amezi 3, ko bari ku muvuduko wo hejuru, ngeze mu kwezi kumwe
Sheikh Yusufu Mugisha Nyagasana Murinde niyo wari delegiteri w'ikigo cya Kamurindi icyo gihe. Ari abanyeshuri aranyitegereza areba abona nazanye sijida areba ko umuntu umusiramu mushya cyangwa n'umuntu usanzwe mu idini banyoherereje. Ubwo naharaye kabiri ubwa gatatu ampamagara mu biro arambwira ati rero sasa uzi gusoma suratu Nasi ndabizi, uzi gutabaza ndabizi, tahira hano ntabwo rwose ari ahantu uzi gutabaza ukabuze no gusoma uzi ko basari itahira. Amwe rero njye mfite impungenge z'uko nshobora gusubirayo nkahura n'umusaza wanyohereje ahangaha akagira ngo n'ubunebwe bya bintu by'abana b'ubu ngubu nkaba ntashaka kugira ngo ngire ubumenyi ku iyi dini ahubwo nabyinjiyemo byabaringa. Yandika iretire mu cyarabu shefe ayandikira mu zero kumani asikira bugera mitike ndatanga Kamurindi ngaho i Kigali. Ubwo mu kugera i Kigali muzehe mubwira uko bigenze mwereka ya letere avuga ati sawa yicarira aho ngaho nahagera handi hantu habone ku bumenyi insha Allah uzajye mwiyo hari kera kabaye nza kuza gusari. Ubwo urugendo rwo gutangira kwiga Qur'ani ngiye kurugeraho. Kera kabaye nza kuza gusari Juma sanga hari itangazo kuko mw'icyo gisibo ngira ngo nabaye nk'umusilamu nabwo uyu musigiti wa Majengo najya nkubona nyine akazu ka maporomane abantu basariramo akaringiye nsanga basarira mu muhanda muri rya vumbi harakiri ivumbi. Abari mu gisibo gasanga bano mu muhanda barimo barasara cyangwa se kwijuma. None ka akazu ka maporomane baragasenya kamabati bagasenye ndebe ntaraba n'umuyisilamu baza kubaka ya nabyo biratinda bimara igihe bona barakorotiriye bari ko barazamuye tudafite abantu batanatekereza ngo bizarangira ryari. Ntabwo mu cyo gisibo ubwo habaho amahirwe yo kuza kwafungura ko hari byari byaramaze gukora ku buryo abantu basariramo bitaye uburyo butuzuye ariko abantu bakageraho basarira ko bavunikaga bajya Majengo ya imvura yaguye nani bajya na Tarakome ya imvura yaguye yaba ari kuzuba abasilamu wallahi bagazinduka bakajya gusarira alfajiri na Tarakome bagasarira ishayi yaba ari mu gisibo bagasarira tarawih yaba abandi begereza Allah subhanahu wa ta'ala cyane mu gisibo kuri qiyamul layl bakajya muri qiyamul layl. Ubwo rero baza kuhafungura mu kuhafungura rero urumva ntabwo nazagusarira ahantu kwa Kadafi ariko iminsi ishira mu marashaka kuryoherwa no kumva ahantu hatandukanye. Nakunda gusarira na Tarakome nkakunda gusarira Majengo ku Majengo ni mu rugo urumva huna hasarira swala zose wenda naba natembera kandi nsarira ku yindi misigiti. Noneho nifuza kuza gusarira kwa Kadafi twabonaga ari na kure pe ari butamoso ari kure ariko ubu ngubu umuntu mashallah asarira abashatse kandi hose ubona nta kibazo. Rero nza kumva itangazo abasaza Nyagasana abaho ubuzima bwiza abasheke bacu ustazi bacu bashashwaye bugahutu arimo atanga itangazo ko hashize amezi 2 bashaka gukora kari kamutawasitu hano ariko kaba karimo ibana bakazashyira imbaraga zo kwigisha Qur'an n'ubundi bumenyi bw'idini. Babuze abasore n'inkumi bo kwigisha hashize amezi angahe 3 ariko nza kubaza ubundi ritangazo njya kuri bashehe mu biro ndamubaza rya tangazo bimeze gute hasabwa iki ko numva nanjye nakwiga. Shehe Allah muhe ibyiza. Shehe wallahi yanyakiriye neza aranyumviriza ati se shabu rwa hehe ntamuhera shehe ngende wa Majengo ndamushushanyiriza akumva ntibiza kuko mu buzima busanzwe ntago umuryango wa nyirizina wari utuye hehe ahangaha ku buryo batari banazanye ko ntago bari abayisilamu. Ariko murangira famiye mbamo arahamenya. Shehe ambwira ibisabwa njya kubishaka ndaza baranyakira muri 2022. Ubwo niho tutangiriye urugendo rwanjye rwo kwiga Qur'an. Rero ishuri riratangiye turi abasore n'inkumi ariko harimo na bamwe mu bagabo. Hari n'umugabo twiganaga bitaga Ntabiha Mustafa Allah akomeze kumuha ubuzima bwiza. Nubwo twese tutagize ubushobozi bwo kurangiza icyo cyiciro twari turimo bamwe byagiye bibananira barigendera ariko twatangiye tugera muri 59 twarangije turi abantu 18 cyangwa 13 gutyo sinibuka hari hagati ya 18 na 13 harimo abasore b'abagabo bamaze kuba abagabo bakuru abana hayo Ramadan Sheikh harimo biga Abdurazaqa bamaze kuba abagabo n'abagabo bafite abana nabo twihanaga abana batoya
harimo umuvandimwe Minani Ismail, harimo abitabaza ka Idrisa, harimo benshi abamama ba Nema ba Zainabu, bamaze kuba abamama bamwe bagize abo bitaba Abdullahi Rwigema Abdullahi Sulaimani, bamwe bagumye muri dawa, abandi bagiye mu buzima busanzwe, harimo n'abakiga kakanya bakiga idini, harimo n'abagiye muri business zisanzwe. Ariko alhamdulillah nyinashima Allah ko twatanya urugendo rwose abakiriho hari n'abapfuye, Allah bagirimo aho baryamye, umuvandimwe twitaga umushekhe mukuru bitaga Ramadan, harimo bitaga ba Idrisa Karera bamaze gupfa, Allah bagirimo aho baryamye. Hanyuma rero tutangiye kwiga, tuhize 2002, 2003, 2004, ishuri rirarangiye. Twebwe rero twaje kugira ibyago, navuga ni ibyago, ishuri twaryinjiyemo, tumaze kuryinjiramo ariko ntitwabigira izarangirira n'intego yaryo. Ariko twebwe alhamdulillah icyo twashakagamo twarakibonye, nubwo twaba mu by'ukuri baritangije ikigaragaza ko intego hari wenda byabana baguriye kuritangiza, nuko nta ntego yagaragaye nyuma yaryo. Uko twaje kwiyandikisha baratwakira, ariko ntituzi ko ishuri ryahagaze, nta wadusezereye, nta wavuze ati mumaze imyaka 3 mwiga ahangaha dore certificate. Ishuri ryahagaze gutyo, mbese ryahagaze gutyo, rirahagaze. Ubwo turatarara, abantu baratatana, abantu batangira gushaka ubumenyi mu bundi buryo ku ruhande rwabo. Ni ukuvuga ngo alhamdulillah mu ntangiriro y'ishuri ryari rifite intego nziza ko ryabanje guhuza urubyiruko. Ubona rwose barimo barategura ababwiriza butumwa beza b'ejo hazaza, ariko byarangiye nta ntego ntayo tubonye, usibye ko alhamdulillah Allah bongerera ibyiza. Inyungu twakuyemo nuko no mustura ababwiriza butumwa kandi ku rwego rwibanze mu bushobozi buke bwacu, rwose ibyo dukora tubikora neza mu bushobozi buke bwacu. Uwagerageje gukurikira akarangiza mu murongo mwiza, mu bushobozi buke twahakuye ibyo dukora tubikora neza. Muri iyo myaka ine mwakuye ikintu gifatika, 2, 2, 3, 4. Wango 4 muri Ramadan nibwo twakoze, ni nabwo iryo shuri twavuga ngo waronshinga, ni nabwo iryo shuri ryavuyemo abantu bakora musabaka. Hari musabaka iyi ngiyi ubona bagiye gukoresha ubundi n'ubundi nkeka nubwo yajya gikorwa, ariko byakorwaga mu buryo butaragira imbaraga. Turi mu bantu ba mbere nyine batangiye musabaka muri buriya buryo yatangiwemo nk'ubu ngubu. Bamwe bajya mu majuza 5, abandi mu majuza 4, abandi muri 3, abandi muri 2. Uvuga ngo kandi buri cyiciro twakozemo twavuye n'andi mashuri, buri cyiciro twakozemo abana twiganaga bose, ubango uwazaga uwa mbere mu byiciro twakozemo, uwa mbere yabaga ari uwigaga hano, kandi mu badukosoraga nta mwarimu umwe wigishaga ahangaha. Ndetse hari igihe wasanga n'uwanyu kuba himbaga 5, uwa mbere n'uwa 5 wasanga ari abigaga hehe, iyo babaga bahuriyemo ari babiri. Ko ndibuka yewe icyo gihe ngira ngo uwa mbere yabaye umukobwa twiganaga bitaga Nema mu maduza 2, yewe nabaye wa 4 urikirwa n'umuvandimwe Sheikh Mudathiro. Nazabona iki kiganiro arabyibuka Sheikh Mudathiro, imamu w'umusigiti mukuru wacu Kayonza. Inshallah Allah murinde kandi amuhe byiza. Aha rero turatangiye turize, ishuri ryacu rirangiye. Rimaze kurangira mbese ntawe utubwiye ngo muzagaruka, cyangwa se ntawe utubwiye ngo muzagaruke, basi tugenda gutyo. Haje kuza rero igitekerezo cyo gumya gushaka ubumenyi. Tugize amahirwe tubonye ubumenyi bw'ibanze. Ese mw'abasilamu mwe turabigenza gute? Hari ahantu hari ku musigiti unatarakoma bago umushekhe bitaga Isa yakunda kwihuriza urubyiruko, ariko mu by'ukuri urubyiruko rukaba ruhari bihera amawayiza, ugasanga buri munsi saa 8 abantu bahahuriye bari kumwe nawe. Twebwe ngo ngewe za kujyayo kureba ko umuntu yakomereza kwakura ubumenyi ngo twabonaga hano, ariko nsanga intego yaho si nk'iyo twari dufite hano. We yari mu buryo bwo kwihera abana amawayiza no kubashyira hamwe, abafite ibitabo batewe igitabo cyo gisoma gutyo. Urubyiruko ukabona rurahari kandi birabarinda kuba bakwangirika, kubera ko baba bari hafi na ustazi amasaha menshi, bakahasarira rasuri bakitahira bakajya mu bindi. Aba basore bakaguma aho ngaho bagasara n'amangaribi. Icyo gihe nkeka uwo mustazi yari na imamu n'atari birari ukorana tarakome.
niba akiriho simbizi simerwa kumubona, niba yarapfuye Allah mugirire mu waryamye, niba akiriho kandi Allah murinde mugumye kumuha ibyiza. Amen. Ubwo rero turakomeje, mbona aho ngaho nta kirimo, haza kuza umustazi bita Imran w'umuhinde. Muhinde yigisha, bundi yaje yigisha hari abana b'abahinde mu mujyi, size amakuru ye mukuza kwe sinyazi, ariko ndavuga yendi nawe tubonana ishuri bakoraga mu mujyi, ushaka kuba bitaragenze neza, noneho baza kurona Taracom, kuko icyo gihe yahise abana b'imama wa Taracom. Imran rero atangira kwigisha abasore, natwe tuvuye aha ngaha tumuhungiyeho ubwo twebwe ishuri ryacu ngo ryari baye nkanzu y'ibyatsi hiye. Ngo duhungiye kwa Imran, turagera aratwakira, aranadukunda pe, aranadukunda kuko abavuye aha ngaha benshi bahise baba n'abayobozi b'ishuri mu banyeshuri hariya. Harimo nk'umuvandimwe nabona iki kiganiro Ustazi Sengiyumva Saad, Allah murinda aho ari, yahise atubera duwaye. Harimo ngira ngo Saad niwe wahise baduwaye. Ubwo turatangiye dusanga system muri yigishamo itandukanye niyo twari twigamo, kuko aha ngaha nasubiye inyuma gatoya, aba ustazi batwigishaga bari aba ustazi beza mashallah, nka Qur'ani bismillah twayigishijwe aha muri iki kigo. Iki kigo twigagamo kwa Kadafi, wango twayigishijwe n'umuvandimwe, kuba icyo gihe ko ryari ishuri bashaka ko rizamura ababwiriza butumwa bafite imbaraga. Batuzaniye umwarimu wari ugezweho icyo gihe mu Rwanda, yitwaga bamwita Rwabakika Qasim. Abantu abari bita bamwibuka, twari tumuzi ku izina rya Qarqara. Yamwumva nanjye. Aywa, nawe uhise umumenye. Ariko ubona amazina yiwe najyaga mbona yandikwa yari Rwabakika Qasim. Allah murinda ahantu ari, ni umwarimu mwiza kandi yadukozemo akazi gakomeye. Kwigisha umuntu umaze iminsi ngahe mu idini, bamwigisha Qur'an, noneho ukajyana no guhuza umuco wenda n'abana bamaze iminsi bafite ababyeyi b'abayisilamu bari aho ngaho. Nyagasana muhi byiza, imbaraga nyinshi bisaba kandi rwose akazi yakoze Allah azakamwereka ku munsi w'imperuka. Ubwo rero tukagira umuvandimwe bamwitaga Musa, Sheikh Musa uyu nguyu bakwitaba Imana, abarimu bamuzi ku izina rya Bikweji. Allah mugirire mu haryamye, uwo niwe waje nyuma ya Sheikh Qasim wimaze kumunanira. Yageze aho ngaho agira inshingano zindi, bigaragara ko atazashobora gukomezanya natwe, arigendera. Tukagira aba Sheikh Shuaib batwigishaga ururimi rw'Icyarabu. Tukagira Sheikh Rwabakika Sulaiman yatwigishaga Tawhid ndetse na Sira. Umwarimu mwiza cyane wa Sira na Tawhid. Allah mugirire mu haryamye. Aha rero ubwo tugiye korona Taracom dusanga system uri amuvandimwe w'umuhinde yigishamo ni system y'umwihariko wo gusoma Qur'an. Mu gihe umvana twiga amasomo atandukanye, hazamo rero kwiga muri ya system yo urabona no munsi umuntu twiga muri Qur'an mu kwigisha abana. Hari akajuzu dukoresha hanga, kera twagiraga akajuzu bitaga al-qa'idatu baghdadiyya, kariya ni ku kajuzu ubundi twasanze gahitinga, bakubwira ya salon ukumva ni ikindi kintu, banareba mukabona ntiwabishobora, kera tubanze kongera ugatangira ukakiga bushya, nk'uko no munsi dufite iriya bita al-qa'idatu nuraniyya. Ubwo rero twebwe twasanze hari akajuzu bafite basoma muri ya system bita ngo ni igihurutu. Bavuga usanga harimo amagambo ngo sabari pesh, urumva ibyo nabyo tutangira kugira gute dushaka kubyiga, ariko umwanya nawo ntago twahatinze. Ubona ndiko n'umuvandimwe bita Ismail, ndiko n'umuvandimwe bita Imana Hashimu, ndiko n'umuvandimwe bita Zakaha Idrisa, na Saadi n'abandi. Ubwo impamvu mvuze abo nuko ubwo ubuzima bwari bugiye guhinduka muri rwa rugendo rwo kwiga Qur'an. Tuza kubona umuvandimwe baramwibuka, abantu bize ahantu bita ngo muri local defense. Ari shuri twari tumeze nkaho duhanganye nyine, ariko byari cyari ryiza. Twaranganaga nyine ibyo by'imisabaka, urumva kugira ngo abantu bashyire nibwo byari bigitangira kubona imisabaka rwose, abantu ibintu biryoshye. Hari shuri rero ryabaga musigiti wo mu Biryogo, yigishwagamo ku gihe cyangwa cyacu twebwe, yigishwagamo n'umusheke Allah murinde aho ari, amuha ibyiza mu buzima bwiza, Sheikh Yasin. Twahitaga muri local defense, bambaraga neza
neza neza uniform yabo yasaga nka uniform ya local defense kandi iyo local defense nyine nazo zari ziri mu kazi k'umutekano zegereye abaturage cyane abantu bazibona buri munsi nabo rero bambaraga uniform isa ni yabo tukabitabona muri local defense barabyibuka ba Sheikh Senga Abdurrahmani biga icyo gihe hari umuvandimwe wigaga bitaga Murengeri Qasim twabuze amakuru yose wamenya ari hehe Allah niba akiriho akazabona iki kiganiro bana azadusuhuze uwo muvandimwe rero twiyeze kumubura ariko tuza kongera kumubona duhurira he Asuri ku musigiti wa Tarakom tumaze kuhahurira turasuhuzanya tse Qasim bite bantu bahehe wango kututakikubona waye ataha mwebwe ntabwo muzi ibintu ukuntu bimeze ati ubu ngubu nagiye muri tahfiz nziza ati nayikora nka Mahdi ati imana urebye iteguye nka Mahdi ariko nuko twiga imyaka 2 amakuru rero yaduhe neza tumenye ngo ni hehe mwiga iki mwiga gute umuvandimwe twayice turaganira nyine ngo icyo gihe n'igihe nyine twaganiraga ambwira ko yiga i Bugande ambwira ko hariho n'abandi banyarwanda Sheikh ambwira ko hari abandi banyarwanda amurugero ati use ko hari n'amaze kujya Saudi ambwira ati Sheikh Namahoro Hassan uramuzi basikira mu ntabwo nari muzi icyo gihe Sheikh Namahoro Hassan ntabwo nari muzi urumva nari umusiramu nari mushyashya arimo arambwira abasore bamaze igihe kinini cyane mu Isilamu yewe bamaze no kugira urwego runaka bageraho mu myumvire no mu bumenyi bw'idini ariko Sheikh Namahoro Hassan bakaba barajyaga bamubwira ngo gasoma Qur'an mu ijwi ryiza nkanifuza kuzamumva ariko ntaramwumva ariko alhamdulillah ngira ngo no munsi nyuma yaho twaje kuguhura turamenyana yewe tuba inshuti ubushuti buza kuba nkaho turi n'abavandimwe rwose kuko twaraturanye twarasangiye twaragendanye bango mashallah n'umushehe mu bashehe beza nyagasani mu bashehe beza nabo dufite mu bandi beza dufite n'umushehe mwiza Allah nawe mu buzima bwiza kandi yakomeze kumurinda amuzamure mu byiza nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bigenera abagaragu biwe aha rero Kasima mpaye amakuru angira ati higaro Sheikh Namahoro Hassan siyo ko ngo mutahamubona ubu ngubu yamaze kubona uburyo bwo kujya kwiga muri Arabie Saoudite gukomeza amasomo mu rwego rwisumbuye y'idini aho byari bimaze kuba nka 2000 na kangahe ubwo ryashuri sinavuye ko ryarangiye nyuma y'umusabaka ubwo twebwe twatangiye kwishakishiriza twavuye muri Marikazi tujya he kwa Muhinde ubwo ni muri 2004 ubwo muri 2004 tuvuye muri 2002 tugeze muri 2004 ubwo muri 2004 twatangiye kwishakishiriza dushaka amakuru y'waduha ahantu umuntu yakomeza kwiga ko twumva hano dufite inyota no kugira ibyo twongera ahangaha turagiye tugeze Corona Tarakom niho muri no umuvandimwe atangiye kuma makuru we yageze i Bugande muri 2004 ubwo ati se shehe we yaragiye ati hari umuntu bitugira babo amuri umushehe mashallah Allah mu buzima bwiza wari uyavuka Musanze ati hari wo bita Yusuf Qardawi no umushehe mashallah na imam w'umusigiti wa Jami'a Rubavu ati hari n'undi bita Sheikh Ramadan yitwa Sheikh Ramadan Nsengimana ura directeur w'ikigo cy'ikami cya tahfiz ariko abo bose mu by'ukuri nta muntu n'umwe nari nzi muri bo abo twaje kumenyana nyuma nyine tugezeyo ubwo aratubaza ati se ubundi murumva mwashobora kwiga mu mahanga tutisha mu mahanga fako wari ubwiga gusa kandi batwakiriye babo byashoboka rero ati ni mwandike ibaruwa isaba ishuri kondisiyo ati nuko umuntu azi amajuza 5 no kuba naburazi yakumva gake akaba yashobora no kwandika gake mu cyarabu kumva gake twebwe ntago turi abahanga mu cyarabu turi abantu ubumenyi bwacu ku cyarabu ni buke cyane ariko nta nubwo watugurisha gutunga mu cyarabu alhamdulillah byibanze turabizi alhamdulillah ena mpamvu ubona nyine bamwe twagiye tugashyira ubuzima bwacu mu bwiriza butumwa kumuheza Allah twungukamo byinshi cyane ku mpuhwe z'Imana aha rero ati mwandike letere mu cyarabu icyo gihe twarangije ahangaha rwose ubumenyi bwo kuba umuntu yakwandika letere mu cyarabu Sheikh uri hafi yo kuba ntabwo yari hafi ya ntabwo Sheikh hari umuvandimwe rero yakoraga hano
wallahi nuko umugabo nyine kubera iminsi tuba turimo hari igihe tutatana ntitubonane umuvandimwe Nizari akora hano hari yakoraga icyo gihe mu gice cy'amashanyarazi Allah mu buzima bwiza kandi amwongerera ibyiza umusanzu yaduteye mu ibwiriza butumwa ndasaba Allah ko rwose yazamuhembera yaba ku isi no ku munsi w'imperuka niyo twandikiye iyo baruwa shera arayinyandikira maze kuyandika yewe baruwa tuyikoramo kopi y'abantu abane cyangwa batanu duhaye Kasimu amabaruwa arayatujyanira arayajyana asubiye kwiga bari baraje mu kiruhuko kuko ryari ishuri ritikoraho niko nkuko twavuga uno munsi arayajyana amaze kuyajyana hashize nk'icyumweru subhanallah tubona aragarutse handi twahuriye ati n'ubundi nimwe nenje gushaka habaye iki ati ubungubu amashuri mwayemerewe atwereka n'iki n'itangazo ryamanitswe nyine ry'abanyeshuri bemerewe b'abanyamahanga dusanga natwe turiho hariho Maniriyo Ali hariho Zakaha Idrisa hariho Minani Ismail hariho Uwimana Hashimu ngira ngo icyo gihe hari n'umuvandimwe bamwita Hamimu Habibu twarajyaniranye nawe yiringiye Imana nyine ariko atari mu bantu bagize gute basabye cyangwa bahamagawe ntiyari yarasabye yuko yumvisha inkuru yuko tugiye kujya gushaka ubumenyi ati Sheikh ati ngiye niringiye Allah nanjye ndabakurikiye turajyana tugezeyo umunsi wa mbere tubanye tsanze bene wacu b'abanyarwanda muri Ubay ibn Ka'b ubwo twahinduye ubuzima ubwo tuvuye mu Rwanda tuvuye muri marikazi kwa Kadafi tuvuye Corona Tarakome muri hari Masjidul Fatha ubwo twagiye twambutse Gatuna turagiye tugeze Bugande mu gihugu twese ngira ngo abo twajyanye usibye wenda Kasimu ni bwa mbere umuntu yarageze hari hehese bwa mbere umuntu yarageze urenze Rusine kuko Rusine hari igihe twigeze gukora akagendo ko gutembera ikigo cyadutembereje batujyana hirya ngo kuri Muhaza ariko uciye kuri ya nyine uciye Karuruma urumva aho no hano kure twari twaragiye n'ubwa mbere twari tugeze Gatuna tukambuka umupaka ubwo nyine urumva mo hagati twahise tujya muri ijiraati zo gushakisha ibyangombwa turabibona immigration nziza yacu rwose nta bintu byo kugorana twasatse amari sepasi yamwe icyo gihe abagabo sepasi zimeze nk'iki nk'ibipande byo gukingira ariko byari orange cyangwa se rouge bombe orange buriya ngira ngo byari ibipapuro ntago ari udutabo nk'uno munsi uno munsi gutandukanya sepasi na passport kirekubizi noneho tugezeyo basi baratwakiriye twagezeyo ku mugoroba nko mu masaha 9 baratwakira bene wacu baratwakira tuhasanga abanyeshuri batari abanyarwanda hari abarundi abatanzania n'abakongomani ariko hari n'abagande ugasanga hari umuntu w'umugabo Sheikh umuntu w'umugabo ufite imodoka arayiparika aho ngaho akaza kwiga amasaha y'ishuri yarangira uko uburenganzira bwo gutaha hanze akajya mu byashara afite iduka hanze rifite nk'amacuruza y'amapiyese afite iduka rifite ibintu bicuruza ariko akaza kwiga Quran bakanayifata Quran ku rwego rwiza urumva usanga y'abarundi dusanga y'abakongomani dusanga n'abatanzania badukorera umunsi mwiza wo kutwakira arimo baraduha welcome baratwakiriye ubwo twasanze nyine umwene wacu bita Namahoro Hasani we yaragiye ubwo twasanze Amuri ugira babo tuhasanga Nsengimana Ramadan tunahasanga Yusufu Karubab abo mashallah tuhasanga umukongomani bitaga Muhoro tuhasanga bitaga Abdullah Kagwa b'Abatanzania basi alhamdulillah batwakira neza batubera abantu abakuru bacu beza ubwo rero icyaje gukurikiraho bukeye bwaho nyuma ya rasuri ushinzwe gukoresha ibizami nyine byo kugira ngo bakire abanyeshuri niba warasabye bakakwakira hari ikizami ugenda ugakora kugira ngo barebe koko umuntu barimo bakira niba uko ashobora ari ku rwego rwo kuba yakwiga mw'iryo shuri abantu rero bari bazi yuko nyuma y'aho abantu bari bazi ko umuntu agenda muri Ubay akagenda mbese yijyanye gutyo akagenda bakamwakira nk'ikigo cyabuze abanyeshuri cyangwa cyakira buri kibonye Sheikh uragenda bakora ikizami sinibuka niba bari kubabigeza kw'iryo shuri riracyahari kandi hiyongeyemo byinshi mu iterambere ubu ngubu ni ikigo kiri ku rwego rutakwisukirwa noneho bakakubaza bakumva ko bya bintu bagenderaho mu guhifaza Quran ubifite
ukanakora icyo twita wenda icyandikwa kwa kundi digite bakora digite bakavuga amagambo y'icyarabu bakareba uburyo wandikamo inyuguti bakareba n'uburyo yumvamo bakamenya ngo uyu muntu koko bizashoboka ko yakwiga ahangaha. Ubwo rero twebwe alhamdulillah kandi jewe no bita Minani Ismail na Zakai Idrisa alhamdulillah tugira amahirwe tubona amanota yo gukomeza. Ubwo urugero wumvishe 2004 twatwinjiye muri tahfiz ariko tahfiz ikora nka amahad ko twiga amasomo yose muri rusange isaha ya mbere kuva saa 1 kugera saa 3 twaga twiga hifdh al-Qur'an twaga twagiye nyine muri tahfiz twa muri tahfiz twinjira muki mu mashuri tugiye kwiga uburi bumenyi ima shaka kuba umwarimu wa tajwidi shaka kuba umwarimu wa imla shaka kuba umwarimu wa fiqh wa tauhid bese amasomo y'abagari amasomo agize gute atandukanye mu gihe cyayo kandi twayigaga mu buryo mbese programme nk'ikigo nyine cy'iprogramme turagerageje 2004 2005 ngewe nza kugira impamvu ituma ngaruka nta ko umuntu agomba kwiga imyaka ngarukaho gato ya 2005 itararangira bagenzi banjye basigarayo Ismail na Idrisa bagumayo. Ubwo muri 2005 nibwo nagarutse ubwo ngiye namaze umwaka n'amezi nk'abiri ko namaze umwaka n'amezi n'abiri. Ubwo ngiye nagarutse muri 2005 ngaruka mu Rwanda ndaza ubwo gahunda yo kwiga Qur'ani kuri ngewe urugero nashaka kwigamo cyangwa ibyo nifuzaga mu kwiga muri Qur'ani nubwo byose ntabigezeho ariko alhamdulillah nabaho 80% ibyo nari nifuje cyangwa nari nagize kugira ngo njye kwiga narabigaruka alhamdulillah. Byibanze ku kibazo cya mbere cyari icyo. Barakallahu fikum wa yakum. Twihuse rero ikibazo gikurikiyeho cyangwa se dusanga muri iyi ngingo ya mbere kubyo twakubajije numva byose wabivuzeho bakwigishije bwa mbere Qur'ani abarimu waciyeho mbere ahubwo najya nkubaze se muri urwo rugendo ni ibihe bihe byiza wahuye nabyo mu kwiga Qur'ani? Muri uru rugendo rero urugendo rwa Qur'ani mu by'ukuri nakubeshye mu kwiga Qur'ani uretse ko urimo gukorera ithawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ariko kwiga Qur'ani biravunanye ahuramo n'ibigeragezo byinshi cyane ariko alhamdulillah ngiye naje kugiriramo amahirwe icyo ntangiye urugendo hari byinshi nahombye kuko mbere yaho urumva ari umusore ukora nk'abandi kandi hatunga n'amafaranga ariko maze kuba umuyisilamu nkinjira mu buzima akazi naragahombye kandi n'amafaranga aragabanuka bigera no ku rwego nyabura rwose mbaho nk'umukene. Allah subhanahu wa ta'ala azakunzanira umugabo umwe mu banyamari bacuzaga amabuye aranankunda amabuye y'agaciro hari hano mu Rwanda bacuza amabuye y'agaciro aranyikundira twahuriye mu musigiti ariko twari tutoreye urupangu rwegeranye mu Haji Mobo bamutaga Mobo Muhammad Nyangadu. Allah murinda ahantu ari ndabizi ko akiriho nubwo atagikorera mu Rwanda aranyikundira avuga ati ati ikintu uzabishaka cyose ubyumbwira amafaranga akayama kandi ntabwo yamaga make bagenzi banjye barabizi twigaraga bijye munyeshuri umukire bigaraga nawe urumva ntabwo afite amafaranga igihe cyose urumva kandi atari make aho ni nyuma yuko uvuye i Bugande cyangwa hari imbere nyuma yo kuva i Bugande bwo naraje nicaraho gatoya ndangije naraje mbaye imamu hano muri sante nabayemo imamu amezi 3 cyangwa 4 hano kwa Kadafi imamu w'iswala ngira benshi barabizi nabaye imamu muri marikazi amezi 4 cyangwa 5 gutyo hakira
umudiregiteri witwaga Lutfi icyo gihe ngira ngo niwe wari uhari ati n'abasaza beza b'abahaji bari muri education hano bitaga ba Sudi Alhaji Sudi alhamdulillah hari ku gihe cya nyakubahwa mufti wa cy'igihe Saleh ubwo rero mbaye imamu hano nge nta minsi namaze ntivuga rero mbaye imamu hano ubwo ndabyibuka mu gihe mu bantu nasarishaga twakoreraga iswara hano buriya hasarira abantu benshi banakomeye hari harimo unavuga nk'umukontabule yari nka kontabule w'umushinga w'ibwiriza butumwa icyo gihe witwaga Adef amwitaga Yasiri hari umusudani wari muri Chad ariko yasariraga ahangaha yakoreraga siporo muri iki kigo na bagenzi be n'abandi bakoranaga siporo amangari biyagera agasarira ahangaha ishayi nuko salatul fajr ko yaratuye hirya ahangaha hafi no kuri tapi rouge hanyuma aza kuganira rwihishwa nande na Sheikh Shuaib ariko baganiraga kuri khair bashama baraganira ati uyu musarisha hano ese ari ufite kontra ese ni umukozi wa marikazi Sheikh atubero nk'ababyeyi batureze hano nanongera mbere umubyeyi aramubwira ngo aba n'abana tuba twarigishije hano babakora nka volonteri baritanga marikazi hari igihe ibagenera agasabune kandi koko nibyo nibyo icyo gihe kamusetse icyo gihe nta kibazo kirimo icyo gihe uzi ko icyo gihe babimaga 15,000 gusarisha impamvu isana bamaga 15,000 noneho deregiteri wanjye Nyagasana Murinda wari Sheikh Lutfi yari umuhaji nawe nigeze kuza gusarisha rimwe ari ibintu byantangaje ngeze hafi nari ku isoko kujya navaga amajyemu nkaza bari fajiri none naciye inyuma sinaciye kuri kaburimbo noneho mpabona hari imbwa nyinshi cyane ndazireba nabaye zimbwa zishobora kunsagarira kabisa ndakatasubira imenya gusarira amajyengu manukana n'umusaza reka nabaraje gusarira manukana n'umusaza wari Bilal w'amajyengu witwaga Juma yaravuye hano gutya hakurya hafi no kumarimbi niho urugo rwari ruri nawe yarapfuye Nyagasana mugere muwe rero ukwezi gushize ngiye kwa kontabule nane kwa secretary yari Abubakari yitwa Abubakari urumva astaghfirullah zango yankase bitanga Oba wallahi ari ibintu abantu bahura nabyo ugasanga biratangaje none bikozwe n'umuntu nkawe uzana biratangaje zango yankase bitanga none baza secretary se ko bamaye make kandi baravuze ko bazaya 15 ngo mubwire ajye ko arayafata wallahi yari imfura umugabo Nyagasana Murinde arayafata asubira kwa deregiteri kubera iki abagabo baranyubahaga aba bavandimwe bacu b'Abanyarwanda baranyubahaga nayo nkayo ibyo banyubaha deregiteri w'ishuri ko secretary wa marikazi arayafata amafaranga asubira kwa deregiteri ati none se yewe nanamuhingutseho yaramwenguze ko ndamubira muhingutseho isoni ziramwica burakwirwa urumva aranyana none se ko mwabo ngo imamu uko mwambwiye bitangamo ngogere numubwire ngo yatwaye 5 ko yako nawe yasarishije alfajiri ariko ntabwo nigeze mbitindaho ni hinjira bitangira gutekereza kubumbiriza butumwa abavana tuganye bo barabyibuka arantu gutya najyaga ngi nyuma y'ikigo turi muri Obayi niho nayankunda kujya gusubiramo Qur'an hari agakenke ariko harimo n'agahanda nkicara mu gahanda ntabwo kakoreshwaga noneho ibara rimwe nari ni munsubiramo aya zirananira wallahi zirananira pe zirananira ndeba herya ndeba hepfo ndeba haruguru n'abakasize aya ziranda zikizwa n'iki ngira aba ni Arabi sabiduwa ariko iduwa ibara ikakaye ndakwinginze nyohereza iyi page nyitaruke niba ubona iyi page itakwirwa mu mutwe wanjye uyinyime ntizaye muri aya nzahifaza kandi ya Rabbi niba ubona byashoboka nyorohereza kuko byananiye nanjye nkusezeranyije ko iminsi namaze niga ubuyisilamu nzakoresha ibishoboka byose nkayimara nkora dawa urumva sinzi iminsi niba ntarayirengeje niba iyo minsi namaze niga ubuyisilamu itararenga kuko dawa ndacyayirimo
urumva ubwo rero aho ngaho ubwo ntarutse gatoya ibyo 15 nahembwaga 10 ndabishimira alhamdulillah ndigendera ubwo rero no mu kazi kanje ka dawa nuko nyine Allah ni utunganye nawe uzi ibyo biba biri mu magarago biwe yewe mfata umurongo wo gukora dawa ntago nashyize imbere amafaranga imbere nta rwose ndabizi kandi namaze no kubibona hari byinshi Nyagasani subhanahu wa ta'ala yamaze kungezaho kandi birenze amafaranga nari guca abantu mu gihe cyo kuvuga ngo bampe amafaranga ngo naye urumva aha rero ubwo Yasiri uribuka umuntu waganiraga na Sheikh Shuaibu amubaza ngo abana ngo ngure hamwe bite tubigenze gute Sheikh Shuaibu arabiceceka rero ntiyabimbwira ariko aramubwira ati se twazamuha akazi twareze tukamuha akazi muri marikazi akayatwigishiriza iki atwigishiriza abanyeshuri Qur'an muri hamwe mu Qur'an twamubuze ajya kutwigishiriza abanyeshuri bashya Qur'an ubwo ngewe yani barimo nabaye nagiye muri diro nabaye ubwo icyaje gukurikiraho icyo gihe icyo kigo cyayoborwaga na nyakwa mufti wacyuye igihe Sheikh Gahutu Sheikh Gahutu Abdul Karim kumbi bo baravuganye aza no kuganira baranaganira ngo mugenzi we bakorana yarajya muganirije Sheikh inshuti nawe akunda guhana Sheikh Shuaibu barabiganira rimwe rero cyambaye gusayisha mangaribi hari ahantu abasaza bari bavuye ariko baza guca mu biro bya Sheikh yinjiramo nk'ugiye kubasuhuza Sheikh Gahutu ati shati burya imani wowe Imam Ali ati subo ngubu koko washobora kuba ahantu hatari ikiganiro Sheikh ntabishobora isabwo byaterwa atwika abantu mu kigo wigisha Qur'ani uganacunga discipline y'abanyeshuri n'izindi nshingano nkeya washingwa Sheikh nige ntabishobora nta kibazo ati batayari ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani kwa karindwi za Gishyorongi urahazi nahamenye yera agendeye kuri icyo ntitaye ko Sheikh yabimbwiye urumva icyo kuvuga ngo batayari itariki niyo zaburiyo bismillah agenda Nyamugonda atega ntatikira amayi Gishyorongi nari imazi ndategereza Sheikh nawe ahamagara ngo ese hari umuntu witwa gutya wahageze atarahari ubwo ninjiye muki natahise ninjira mu kazi k'iki ko kwigisha sinabwo ntangiye kugira gute kwigisha ndahabaye Shyorongi bigeze Gositwe 2006 hari 2006 Shyorongi tuvuye twimukiye i Rwamagana ubwo nigishaga iki nigishaga abayisilamu bashya bari bamara amezi 3 icyo kivuyeho ubwo ngiye kwigisha hehe Rwamagana 2009 habaye impinduka ngewe nimukira hehe Butare mu majyepfo Rwamagana hanga Sibagire ubwo rero nkuko warambajije ngo kimwe mu bibene nawe yemo n'abyiza kuba igihe cyiza mu bihe byiza nawe nabyo ni igihe nari ndimo nigisha mfite abanyeshuri nigisha nkaho mu bigo by'amahugurwa ariko igihe byanshimishije cyane ni igihe nari ndimo nigisha mu ishuri ry'i Butare nagiye masanga abana Sheikh abana bajagaraye abana ibanu ureba nawe ukibaza uti yarabiranye ibi biremwa n'ibigenzi byanjye ariko Sheikh Allah yaramfashije abana banshyirira ku murongo abana banyumvira nka mukuru wabo nka mwarimu wabo abana barankunda bankundisha n'abantu Sheikh abana barankunda bankundisha n'abantu ubu ngira abantu benshi n'inshuti ngira bazi ngo mvuke Butare ye ntabwo mvuke Butare rwose nta namwe wacu buyangira Butare ariko ngira mushiki wanjye washatse ariko agiyeyo vuba ubwo rero icyo gihe narishimye cyane nyuma yuko nahuye no mufabra w'umunyamari akamfasha mu buzima kugiye byari tagiye kugorana ariko nicaye rero muri yashuri ry'i Butare byarashimishije cyane ku rwego ndifata nkaho ari company nashinzemo imigabane bantu kuko ngo ahantu hari imigabane yawe uhabungabunga nivuze ku ishuri ry'i Butare kandi benshi no mu nigisha bamwe bararangije bamwe bari Saudi bariga abandi n'abasore bari mu kazi abandi ngo barashatswe abandi barashatse urumva abavutse nyuma mbese barumva ko ari nk'abandi yigisha ari navugira ari abandi natabara iki cyari cyo cyose urakoze
naam barakallahu fikum urugendo rwawe mu kwiga Qur'ani ntabwo rwari rworoshye gusa ngaha twari tuvuye kuri iki kibazo cy'ibyo waciyemo ibyiza wahuye nabyo mu kwiga Qur'ani dushoje tubwira iryo shuri ry'Ubutare ese noneho ni ibihe byarakugoye mu rugendo rwawe rwo kwiga Qur'ani amagorane yajemo mu myaka wa 22 kwiga umuntu ukuze ntabwo biba byoroshye kwiga Qur'ani ese watunyura muri makeya ibyagukomereye mu kwiga Qur'ani muri urugendo rwawe rwo kwiga Qur'ani naam byankomereye rero urakoze cyane nkuko bivuze buriya kwiga uri mukuru biragora sinagwaye urugero bigaragana ba Sheikh na Hayo Ramadhani bariya nabari aba Abdurazak subhanallah Sheikh ari abana batoya bafite nk'imyaka nk'icumi yewe ngeranye nabonaga hari bashobora kuba bari mu myaka 8-9 kandi umugeni maze kujya muri za 20 noneho bavuga ikintu Ivan kabona umwana agisubije direct ako kandi bana bakubita muri system yo kwiga Qur'ani cyo kwita darisi ni nka twabase niki ni nka homework ni isomo buri butare twe twatanaga nini homework buri munsi uzaza ugasomera ustazi aya uzasoma ejo Sheikh umwana nko kunyunguta yewe ntimondenye baguza nko kunyunguta ibyo byarambunye noneho rero tukajyani tegeye kandi dufite abantu benshi baturyega ugasanga navuga ariko ngo wiga hesha kumwambara uniform nziza ukamubwira mwigikisi ukamubwira avuga ngo gusa ibyo bizakumarira iki wallahi kandi ntabwo kuba abakristo ntabwo bazi diru zacu ntabwo bazi ngo ugiye mu biki akubaza ugabana n'umusilamu Sheikh mwabura bamutsa bana uniform ko ari nziza usigaye wiga iki ukamubwira none ibyo bizakumarira iki wallahi kuri kwiga ibyo rero byagiye bica benshi muri bagenzi banjye intege basanga wakwize gukanika reka nguhe urugero rw'abantu nk'abatanu njyewe nzi twari twiganye mu ishuri gutyo bambaye uniforme ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru bakabireka ngo bababwiye ngo bajye gukanika bishwe n'urumogi burundu bishwe n'urumogi ngo barabiretse ngo bahise gusoma Qur'an ngo nubwo Qur'an nta kizabamarira bajya kwiga mekanike ariko yarapirana iyo duhuye nk'ubu mu Rwanda ni ubu muraruhira iki ese urakanika ngo uzabiki ese ko nuba nawe ubwawe wigishe wirangije ubundi byo ukorera bizagufasha ubwo rero ibyo ni bimwe mu mbogamizi noneho no kuba kiragihe mbere wenda nabyo mbigweho gatoya kiragihe mbere baratwebwe cyo nta nicyo byaje bidutwara nta nicyo bigeze bidutwara kuko nta ngaruka nta n'ubumuga twe dufite aka kanya tubana nabwo kubera wenda duhano duto batanga mu ishuri rya Qur'ani noneho reba ko uri umuntu umenyereye gusenga udakubitwa abantu noneho waza kwiga ukabona umwarimu afite akanyafu bana waba wabyishe wagucanga umunyafu umusaza wacu ustaze rw'abakeka kasi mu karikara yari umwarimu w'inkazi kandi atitaye ngunganute yagushishagaho umunyafu pe ibyo nabyo byari bigoye ariko hamwe n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala tworohereza tugera ku ntego kandi turihangana alhamdulillah no munsi hari byinshi byiza twagezeho kubera iki kubera kwihangana kubana nabo basaza naam Sheikh ibyo byose rero wabiciyemo alhamdulillah uyu munsi umeze neza Allah yaragushoboje ijuhudi wari ufite wayigezeho nubwo bitari byoroshye nkuko twabyumvisha ariko nagira ngo tubwireho gatoya wari ufite iyihe ntego mu gihe wigaga Qur'an ese wari ufite uwireberaho nka role model wawe wumva wifuza kuba nkawe mu gihe wenda wari umaze gusobanukirwa uri gushaka ubumenyi hari uwo wareberaga wavugaga ati ngiye byanga bikunda uyu nguyu niwe nzakurikira kabisa bitewe n'uko wamubonaga urabona njye nakubwiye yuko njye nabaye umusilamu mpita njya kwiga basubahise ntabyo narinzi ba Sheikh Abdul Basit ntabyo narinzi ba Mishari bari ntabyo narinzi mbese aba bashekhe ba Ayube ba Khudhaifi ba Ali Basfari ntabwo twari tubazi nako ariko hari umushekhe narinzi sinzi niba kiriho nawe ariko nawe namumenye bismillah ninjiye mu musigiti
ari naho bwa mbere numvishe Qur'ani mbese ndi mu mwanya wo kuyumva. Umushehe bitaga Ali Zuberi ako abashehe bakuru cyangwa se n'abantu bakuze ngiye izina nasanze abantu bamwitaga Ndoro ari Ndoro. Icyo gihe niba ari imamu wa lokalite ya Nyabigenge, niba ari imamu wa Tarakom yadusarishije ijuma ya mbere muri musigiti wa Majengo wa mbese guhera icyo gihe kujya none ntugezongera gukingwa. Niwe nyirango nyakubahwa Sheikh Abdul Karim Harerimana yari yazanye ngo abari imamu udufasha mu gihe hataraboneka abayimamu mu gihe umusigiti wafungurwaga. Sheikh yasomye aya zo muri suratul Hashir. Hariya zira azi kuno kuryohera abantu n'abenshi mu bayobozi b'iswara bakunda gusomera abayisilamu mu gihe barimo gusari. Hariya abanyagasani bahera ngo zirimo ari aya z'amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, amwe ngo law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'a mutasaddi'a min khashyati Allah. Izo aya kumanuka kugera kuri aya nyuma numvishe bana Sheikh, numvishe ari mu magambo meza cyangwa se ari imwe mu ndirimbo nziza numvishe iririmbwa. Ariko nza kugira ikibazo kwera ikiburiya biriya bintu ntabizi ngewe. Rero ngo hitangira niya yo kujya gushakisha uburyo ibintu byamenywa nyuma yuko wa musaza Jumane wa Bilali hari y'agateganyo. Ndamubaza nko ku munsi wa gatatu, ndamubaza nka badalasu yakunda kwicara imbere bijyana njo akatuganiriza. Yari afite ntuza uburyo wanza ari umutaburira akatuganiriza. Ntabwo ni gute ari amagambo y'umuntu uhagarara imbere ajya avuga umuntu yayamenya. Ati umuntu ariga ayiga ese, ati umuntu arayiga rwose. Nanjye mitakiraho gahunda yo kwiga nshingiye ku numvishe Sheikh Harusoni rwose ukumva ibintu mashallah. Ubwo rero naho hako ngewe wenda nyuma byaje kuba hari abo nifuza kuba cyangwa se byo naba nkabyo, ariko uyu mushehe niwe wa mbere numvisha asoma Qur'ani nge muri inyuma ndi mu mwanya wabyo. Numva ndabikunze, numva nayikizeho niyo kuba na ibyo bintu avuga nanjye nabivuga. Hanyuma twinjiye mu gice cya kabiri, uko waje kwiga Qur'ani n'uko waje kuyigisha wabitunyuremo wabitubwiye. Ariko se muri urwo rugendo rwo kwiga Qur'ani ukaza gutangira kuyigisha, ubundi inzozi zawe zari ukwigisha Qur'ani, zari ukuvuga kuba mubwiriza butumwa ugishyiraho jodi cyangwa gifata intego kuvuga ati ngiye kwiga Qur'ani n'idini? Intego yawe yari iyihe? Njye mba umusilamu alhamdulillah, mu buryo ndetse no kwiga aya magambo nkuko nabikubwiye haruguru, nahise numva nzashaka ubumenyi. Kuko none nagendaga mbona duke, nkumva Sheikh ndashaka kuzaba umumenyi ariko wigisha n'abandi. Ubwo numva byahise bihuramo nuko nagize amahirwe nkahita mpabwa n'inshingano zo kwigisha abantu. Sheikh umita ngenda nturiza iyo ngiyo abantu barambura. Niyo mpamvu n'abavandimwe hari igihe bambonye bagira ngo nabaga hanze, ari no kwiye guharamwe ati usiye gukubeshya narinzi ko wapfuye. Urumva? Ubwo rero ngewe inzozi zanjye zahise ziba kuba naziga aya magambo, bakora nadhiri narahaye Allah subhanahu wa ta'ala bazamfashe kugira ngo ndenge aya zari zananiye. Bana ninzirenga iminsi namaze niga nayo nzamara nigisha abantu. Numva nahise nshyiraho niyo kuba nawe umwarimu w'iyi Qur'ani. Allah yaragushoboje izo aya. Arazifashe kweli. Dukomeje, ese nagira ngo utubwire wenda nyuma yo kuba umwarimu birumvikana hari abo wigishije batera imbere, bamwe bajya mu marushanwa atandukanye. Ndagira ngo tuganire ku marushanwa ya Qur'ani. Wenda ikibazo cya mbere nakubaza kuri iyi ngingo, ese gukora musabaka byangiza abana biga Qur'ani bakangirika mu myitwarire? Musabaka ubundi umuntu watekereje musabaka ni umuntu watekereje ikintu cyiza, Allah amuha ibyiza. Niba ariho niba atanariho ariko Allah amuha ibyiza. Ariko twebwe musabaka hano iwacu iri mu bintu kamwereke yanyifata mu bice bibiri. Ushobora kuza kuba wenda icya gatatu ni nkibuka. Musabaka ubundi ni igipimo cyiza cyo kureba koko ko iki gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala kigwa kandi kinigwa kuri ko kukiga hatitawe ku bindi.
nanone musabaka ibyavamo nk'impano zitanzwe kuri musabaka rwose ibyo nabyo Allah agiye yongerera ababitanga, ariko namaze kubona ko igice kinini musabaka ibiteguye neza kuri niya nziza, ariko hari igihe musabaka zikaba mutihani mu bantu, ntabwo yangiza abana gusa ahubwo uzi ko yangiza n'ababyeyi. Ababyeyi bagahita bagira ishyamba abarimu. Kubera iki? Hari n'abarimu tugira, subhanallah, abarimu bagenzi banjye bazareba iki kiganiro bazihangane, abarimu tugira nabo batazi, batiyubaha, bazi ngo umwana niba yakoze musabaka ngo ninjye wakwigishije, urumva ngo ni gute ubona amafaranga ntumpeho, bikaba ko ashobora no kwisuzuguza. Ndashaka kubigisha nani, subhanallah, ntabwo mbigisha bambabarire, ndashaka kubabwira aka kantu bajye bagereza kubaho nk'imfura kandi biyubahe, barebe aho bishoboka, barebe naho bidashoboka. Bazanarebe kenshi cyane aba bana bakunda gukora musabaka, yaba musabaka ziri lokale cyangwa se iziri mpuzamahanga international. Buriya abana benshi yaba abasore babyiruka, yaba bakora musabaka barimo bagenda bava mu kibuga, abenshi turabazi. Usanga benshi baba mu miryango itishoboye, abenshi nabuze bose. Ngaho rero Ustazi, abasilamu bazi hariya ko hari igihembo habwa buri kwezi, ndakubwira ngo nicyo uhemberwa ahangaha kuri aya mafaranga habe nikuta nari mubonaho. Nawe ukajya gufosinga rero ushakisha ku mafaranga ya musabaka. Niho ahantu usanga hari abantu batagira imisigiti cyangwa se amashuri bajya baregamaho, ugasanga bari muri musunga. Mwana ahura agatangira kuganira ububi bw'abasilamu bawe yigishaga, kumbi ntazi ko ari waporovotse ikibazo kugira ngo kimuzeho. Nuko bango ndabagira inama bajye bareba aho bishoboka, niba famiye yagize iyo nema yo kubona igihembo, we nta batakubazemo urashaka iki niya yibuke ko ari ukwigisha, kiraho niya nziza wigisha igitabo cya Allah, rwose Allah subhanahu wa ta'ala azagufungurira inzira mu bundi buryo, kandi uzabona ibyo wifuza niba Allah ari kugenera hano ku isi. Reka guforosa bigeraho usanga kwiyandara. Ubwo rero no kuvuga ngo umusabaka buranye nabonye atari ikibazo ku bana gusa, ikibazo tujya tubibona tubyumva, ahubwo biba n'ikibazo ku babyeyi, bigatuma abana n'ababyeyi bose baba banze ba mwarimu. Hari igihe dufite ugasanga umwana yigaga Rwamagana, ariko kubera ko yagiranye ikibazo na mwarimu kuko amafaranga ya musabaka, agahita yimukira i Kigali kugira ngo atazongera kwigishwa na cya cyarimu cyora kimubwira wowe warandiye sha nta nubwo nzongera. Allah bivuga ngo uyu musabaka njyewe ngenda yemera rwose 100%, na inshallah umwaka utaha numva nshobora kuzaba bazitabiriye musabaka nanjye abanyeshuri nigisha bakayizamo. Kuko wenda aba bagenzi banjye bari banzi uno munsi sibo nkiri, narongeye njya gufonda bushyashya, ariko ku bushobozi bwa Allah undi mwaka wenda bazambona inshallah. Mana tugeza muri make musabaka nta kintu yangiza ku myitwarire y'abana. Ku myitwarire y'abana abenshi nta kibangiza, ahubwo bumva abana banayishaka. Ni urubuga musabaka, ni urubuga abana bahuriramo biga Qur'ani, bakaruhuka, bagasabana, bakamenyana. Uretse gusa kuri bamwe ibivamo mwizi impano zivamo musabaka, usanga hari igihe zateranyije abarimu n'ababyeyi, cyangwa se ugasanga n'abana zishe zikabangiza, bagatamba ko babaye bakibari, babaye bakuru rwose ba ustazi nta kibagize bakivuze. Ese dukomejeho gatoya, mu mico batangira gusuzugura abarimu babo nk'uko wari ubivuzeho, no guhindura imyitwarire, kwiremereza. Iyo bafashe ku mafaranga biba bihindutse. Ndagiye tuganiraho gatoya kwenda kuri musabaka. Iyo bamaze gufata ayo mafaranga, bamaze gukora musabaka imwe, ya kabiri, ya gatatu, bari kubona amafaranga alhamdulillah. Ese ni iyihe nyungu ya musabaka ubundi? Inyungu ya musabaka buriya iri mu buryo bubiri nanone. Nuko tuba twungutse umuntu ayifasha amagambo ya Allah mu buryo bwa ibada, mu buryo bwa ibada. Kuba niba ari abajene, tubonye abajene bazasigara mu mwanya w'abasaza, hari muri gaburiya kwigisha twebwe mwihari turimo mu Rwanda bigera gukananirwa. Ngo haye urugero nanjye numva ngenda nanirwa, imbaraga z'umubiri ziba nkeya, kandi urabona wenda nakomeye, ariko imbaraga z'umubiri zigenda ziba nkeya.
noneho rero abasore nibo bazava bari mu bejo hazaza no ku bakobwa nuko noneho twunguka no mundi buryo kwa abasore kuba bagira gute bagombora cyangwa se bafasha abayimamu mu bihe biba bidasanzwe nko mu gusayisha amatarawe cyangwa ku zindi swala zisanzwe iyo abana bo muri tafizi bafite ubumenyi kuri cyo kuswala kuba basayisha abayisilamu bakabasomera igisomo abantu bakaba hari furaha yo kumva Qur'an noneho izindi nyungu za kabiri kuba babona amafaranga nayo bakora ibintu byinshi arabafasha ashobora kubafasha mu buzima busanzwe urumva rero musabaka ifite inyungu nyinshi musabaka ifite inyungu nyinshi hari icyo wari uvuze ngo kuba babona amafaranga bagatajya gusuzugura abarimu babo nibyo ndanagira inama abana bamaze kwifaza Qur'ani bamaze gukura Qur'ani ntabwo igira isura 115 Qur'ani ntigira amajuzu 41 Qur'ani ntijye yiyongera ni yayindi nakuvuga ngo uza kwa mwarimu Qur'ani yarafite akayivanamo akayigwa ariko akayigumana kumenya kwa mwarimu nawe akayigwa kugira ngo yigire noneho rero bamara kugera kumva ko bafashe n'ibyo mwarimu yafashe cyo ni kimwe urumva yamaze kugera ku rwego rwa mwarimu urabona noneho muri no minsi muri centre culturelle islamique kwa Gaddafi bo bagerageza no gukora uburyo bwo guha no gutegura abahafiz al-Qur'an bafite n'impamya bushobozi nyemeza bushobozi nyine impamya bushobozi shahada zihamya yuko bahifaje Qur'an kandi ku rwego rwizewe akabibemerera iyo shahada rero akabizamuye indi daraja yabo ubwo nukuvuga ngo abaye ustaz baye umwarimu amara ku mwarimu noneho akiyongeraho agakantu k'iki ka musabaka hafizul Qur'ani wese hava kagera rwose hano mu Rwanda afite tike y'iki yo kujya hehe yo kujya muri musabaka mpuzamahanga ariko bivana n'iki no kuba yatsinze amajonjora bataza kumuga afite tike bakagira ngo haraho ziba zirahambitse ngo noneho agatangira kugenda aririmba ngo twarabyumvisha hari umustazi wabivugiye kuri ruza kuri Ismail Minani TV bavuga ko amatike yacu abarambitse hari muri RMC muri qismu ya Qur'ani ubakayarya ibyo byose bikorerwa habona nanashimira kira gice gikurikirana gahunda za Qur'ani ibintu babikora Allah bagirira impuhwe kandi abajya imbere barushaho kubinoza neza kuko Allah subhanahu wa ta'ala utunganye wenyine aba bana rero yagiye hariya nta urajya Dubai sinjya menye ibivayo simenya ngo bavana yangaye sinabonye ubona nyine ari ibintu biri aho ngaho ariko umwana yavuye Dubai iyo umurebye ubuzima bwarahindutse akaza wenda niba urugero yavanye wenda urugero 500 wa mwarimu umwigisha wenda ku kwezi 2020 urumva ntago ari ku rwego rwa mwarimu umwana utatekereza neza ahita abona ko mwarimu yasigaye yamuhemba amezi 100 urumva rwose yanamuhagaze ati wajya kuri marikazi kwigisha cyangwa no mu zindi haraka aho yigishaga urumva ubwo rero umwana udatekereza neza ugasanga kiburu yazamutse mwarimu yavuga ati shati komeza uzi ukora muraja ngo muraja narayirangije Dubai narangije mu Misiri abo bana rero nabo hanze hanganye tumaze kubagira ubona banadupfiriye ubusa badupfiriye iki ubusa kubera iki kubera kubona za mpano zitangwa muri area marushanwa akaza ebana kiburu rwose ameze nkaho ayifite muri bagage y'indege urabona arayifite ubuzima buri guhinduka amafaranga yabonetse dufite ngo zahinduwe na Qur'ani turazifite shaka abantu babo bari mu kiciro cya mbere cy'ubudehe uno munsi ushobora kumushyira hari icya gatanu wakimushyiramo umunsi dufite ibiciro bine by'ubudehe hari icya gatanu wakimushyiramo rwose akaba ari fiere ku cyo nta kibazo kubera Qur'ani alhamdulillah ako turasaba abana rero birinde kuko barimo bariyoreka kandi babitsa amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala bagerageze kuko Allah subhanahu wa ta'ala yazamuye ikiyongera kuri we no kwicisha bugufi ntago ari kugira kiburu kubungabunga naam barakallahu fikum hanyuma iki ngiki ari nacyo cyanyuma wenda dusoza ariko nacyo twakivuzaho cyane urebye nk'ari cyo dusorejeho aho turi kuvuga ku bijyanye n'icyo musabaka yangiza ku bayikora tunyiremo muri makeya rero ndagira ngo muri urugendo rwawe wadusangije turagira ngo tugire inama tugendeye ko ubwo watunyiremo ukuntu wize imyaka watangiye wiga Qur'ani
i Bugande abigaga baparitse imodoka kandi bakajya mu kazi. Ese icyo gihe n'uyu munsi nihe nama wagira yaba umwana uri kwiga Qur'ani cyangwa se umuntu mukuru ubona nkaho nyine we yimva nkaho atabibasha atakwiga Qur'ani, kuko barahari abavuga ati ngiye n'undi myaka mfite ntabwo nakwiga Qur'ani ngo nzayirangize, agahitamo kwikomereza ubuzima busanzwe nyine. Ubwo nimba nawe yarize amezi 3 nkuko twabitangiriyeho akagumana ubumenyi bw'amezi 3. Ese muri iki gihe cyangwa se nkuko twabibonye mu gihe cyashize birashoboka yuko umuntu mukuru yakwiga Qur'ani akaba yahifaza akayirangiza? Birashoboka cyane. Urakoze. Qur'ani reka ngewe ndayitangaho urugero, ariko ntabwo ari ngewe umuntu mukuru nize ndi mukuru mu Banyarwanda. Ushobora kuba hari abandi, ariko ndatanga n'urugero. Wenda nitangaho urugero ngewe wenda mu buzima naciyemo, ariko njye nabonye n'amawayiza. Amawayiza nabonye ni Umurundi abajya bagenda i Burundi, arahari ntabwo yapfuye, arahari. N'umubwiriza butumwa hariya mu Kayaza yitwa Abdallah Bucumi. None ngo Sheikh Bucumi ari he? Ni umusaza twiganye afite imyaka hafi 46. Wallahi Sheikh Bucumi. Abana muri kakavuyo kagiye kabi Burundi n'ibiki muzehewe ashobora no kuba yarigeze kubaho wenda n'umusirikare. Ariko abivamo yigira kwiga Qur'an. Qur'an yose yarayifaje. 46. Qur'an yose yarayifaje. Ibana wenda nuko nta muntu uri hafi mu bantu twiganye. Bucumi ari mu bantu bayifaje Qur'an kandi ayisoma neza. Ngo rero Qur'an ntawa. None tunashingiye ku ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi yavuye kwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ni hadithi twavuga ni hadithi abantu benshi bazi. Iyi hadithi ivuga ngo khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ngo umwiza mu bantu ni wa wundi wiga Qur'ani, wize Qur'ani yarangiza akayiha n'abandi. Wango rero kwiga Qur'ani ndakubwiza kuri kwiga Qur'ani ntabwo wenda ngira n'inama abantu wenda tungana cyangwa se bari hasi yanjye cyangwa se n'abari hejuru yanjye. Kwiga Qur'ani we kwifata nkaho ngo kwa kundi abantu tujya tubabwira uti nyamuna mwicaye twiga Qur'ani ngo yanga umutwe ngo warifunze ngo twenge ngo harimo ibintu byinshi. Reka mu urugero ngewe ahantu mbaka kanya sine nahavuze ndayibaye mwako mavuga ngewe niba mu karere ka Kayoza ni mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Rwinkwavu ku musigiti witwa muri marikazi bita Al-Azaz al-Islami. Bango wahageze Rwinkwavu ku bitaro byaho ukabaza ahantu ku musigiti bahita bahakwereka. Urumva aho hantu ngira haraka ya mu gitondo nubwo na muri minsi umusigiti ufunze. Yewe abasilamu twatanye nabwe ni mureke twiga Qur'ani bana. Qur'ani ni buriya yigize umusilamu. Qur'ani niyo nk'irigongo rwa ibada. Bagira mu ntibishoboka. Nza gukora daura y'imisi 3 ahantu mu kigo kami. Hari umushehe aduha uburyo ushobora kwigishamo abantu bakuru cyane kandi bakazafata Qur'ani batabizi. Ezo bita kusur suwar amasura magufi yari muri Qur'ani ukayabafatisha batabizi. Nko kuva kuri surati Duha kugera kuri surati Nasi, nko kuva kuri Nasi uzamuka wenda kugera nko kuri surati Al-A'la. Hariya bakazashiduka Qur'ani barefasha batabizi. Dufata gahunda yuko abantu bazajya abashobora gusoma Qur'ani mu buryo bwe tuyisomamo muri rusange bazajya bakurikira. N'uwashobora guhunyereza akagira ikintu akurikire mu ntangiriro bazirinde guhifaze gusa bajye basoma tumenye ko twabisoma. Ariko se she yewe mfite abantu avuga abasilamu nk'icumi kubera ko hari abasilamu si benshi bazi gusoma Qur'ani neza kugera kuri suratul A'la bakuru. Ubwo rero ngo Qur'ani umuntu mukuru afata ibyo ashoboye. Afata ibyo ashoboye ahubwo nta bitererana. Iyo ni inama ya mbere ku bantu bakuru. Noneho ku basore ndababwira ko niba hari igihe cyiza bazahura nacyo ariko gishobora kuzamo utugorane dutoya. Ubu byaroroshye ubu byaroroshye. Abana wallahi biga neza, abana bariga nta gitutu cy'abana wenda bitewe na system yari iriho mbere. Uno munsi abana bariga nyine mu buryo bwiza kandi bikihuta. Mu gihe twebwe ashobora kuba wakwiga n'imyaka 5 utarifaze Qur'ani ariko ni igiti ufite wagira ngo bamuhaye abana gicuruza. Ubwo rero
inama nabagira ku rubyiruko rw'abayisilamu bite kwa magambo ya Allah, ndetse abakuru nabo bazafata ibyo bashoboye ahubwo kugira ngo bavuye ngo biragoye. Nta Qur'ani iba nkeya ku muntu mukuru. Kabone neza ubu ngo hawe urugero, niba umunsi mfite abantu 10 kandi babyize badatekereza ko babifata, n'uwari wese rero Qur'ani ayifata atitengwaze gusoma no kwandika, ko Qur'ani igira ibitangaza byayo. Ubwo rero inama zanjye zarizo ku bakeneye Qur'ani, ko Qur'ani nayo nimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko nimusome Qur'ani bavandimwe, kuko Qur'ani izaza yaumul qiyama ivuganira abavandimwe abasomyi bayo, abantu bayo. Ibyo nabyo tubishyire muri gahunda zacu za buri munsi, dushaka umuvugizi wo ku munsi w'imperuka. Urakoze cyane. Barakallahu fikum ku nama utugiriye. Ubwo ubumvaga yuko wese atakwiga Qur'ani ngarakuze ntago wayifatanya n'ubuzima bw'isi, murumva yuko rero bishoboka, ahubwo nkuko bitugiremo inama no gufata ibyo dushoboye ntitubifosinge, hanyuma ku rubyiruko naho birashoboka no gushyiramo imbaraga. Ariko Sheikh nagumye numva ko icyambere ari niya nziza, ikintu nakuyemo niya nziza no kubiha umwanya, ukirinda kubisunikiriza cyane, ariko ugashyiraho niya nziza. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro, turagushimira cyane ku nama watugiriye no kuri ubuzima wadusangije bw'ukuntu wize Qur'ani. Nkeka ko abadukurikiye hari ikintu cyiza bakuyemo, bumvishe ko ibintu byose bishoboka, bareke kuzarira, batangire biga Qur'ani. Ndumva bafatirana no muri uko kwezi tugiyemo inshallah, abenshi babigumwe bakavuga ati kwezi nzashakamo umwanya. Ndumva umwanya mwiza rero ari uko mwagerageza iyi Ramadan ikazabasiga haraho mugeze muri Qur'ani inshallah. Kuko twamaze kumva yuko birashoboka rwose. Nge rero twaba turi kumwe ni Suleiman cyangwa se Sulaiman kuri Minani Ismail TV. Turashimira umuvandimwe wacu Ali basanzwe bazi kuri Luqman, abantu bamuzi kera. Barakallahu fikum, wakoze cyane. Barakallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni masunamwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tondo show itancika we. Ndikureba ibiki? Ndikora kuri Ismail Minani TV man. Ya chano narayibonye maze kubikimenya bose. Umukobwa wanjye dore ejo bundi yaraje arambira ati dadi ngo hano hari ikinyarwanda nabonye ngo kandi tumaze iminsi tuvuga ibivu. Buriya kuri Ismail Minani TV. Reka ngire inkuru mwa. Nukuri bivuze numva reka ngonyire rero buriya kuri Ismail TV. Kangurira ikiri bimwe mu bintu banyuzaho. Mbonyuze ibiganiro biryoshye wa mugabo. Kamite mba subscribe. Banyuzaho imboni. Bakanyuzaho imboni y'iki ubwo? Imboni nyine ku mwana umwana imboni umwana w'umuyisilamu wa mukobwa wanjye yarabimbwiye mwa. Iyo niyo ngiyo rero ngiye kubera ukuntu rero nyine ndabikurikirana kubera amashusho mafite yo kubireba, ndabireba gusa ntabwo nita ngo kuri yabi nako nyine uko biri umwana imboni umwana w'umuyisilamu wa mukobwa wanjye yarabimbwiye mwa. Iyo niyo ngiyo rero ngiye kubera ukuntu rero nyine ndabikurikirana kubera amashusho mafite yo kubireba, ndabireba gusa ntabwo nita ngo kuri yabi nako nyine uko biri bakunda kuvugamo imboni. Kandi nakubonyeyo ukora ikiganiro. Nagiyeyo ufite gahunda zo kujyayo, ahubwo mba makuru neza uko nabantu bagera. Dore akenshi tugomba gushutinga ku gatandatu cyangwa ku cyumweru. Ugomba kuza ukaganiriza uburyo urubyiruko rw'Isilamu rugomba kwitwara. Yego. Ewana dore nakoze kweretse maze gukora subscribe. Yego. Dore nakoze na share nayitanze ku bantu bose mfite. Aho ni sawa. Ubwo urumva rero kuva bamaze gukora ibyo bintu byose uzajya dukurikirana 100%. Nakakazogira ngo wagashizeho yewe ubu biganiro bya Minani tuvugiye kujya bireba imbona nkubone bone bizira kujya ubwo tarara uploading singi nuko nkuko nyine igisomo cya Qur'an rwose duhurire rwose sawa urakoze ukomeze kwirinda amabaga ni byane turavuga yego